Jenoside jenoside yakorewe abatutsi jenoside nako bahano yabaye amahano ndengakamere yabaye mu Rwanda jenoside yakorewe abatutsi oya ayo magambo ntazi cyavuga nibyo tuza kugeraho nayo cyatumye nshaka kwiyamamaza ariko uri mu itegeko twirinde nanone kujya hirya ndakubwira ikinyarwanda usanga bidahura n'ibyo utekereza wowe unkosore ushyire mu byawe ariko ntibimvugishe ngewe singutamika amagambo kuyankamike ntibyakunda yego komera cyane ngo tufata n'abavandimwe turi kumwe bose hano muri space ndabasuje cyane kandi mfite impamvu yabo andi magambo yumva sinjye nkinga kuyakoresha ngenda yakoresha wowe yakoresha yego je simuzi amagambo y'uyu mugabo uretse kumubona hano ukuntu ikiganiro cye cyambere bitewe byasubizaga abandi banyamakuru ngaseka ngatembagara ariko ibyari bitwenge bikaza kuvamo kumirwa no kuburaho nkwirwa nyuma yo kumva amagambo yavuye mu kanwa k'uyu mugabo ejo bundi ndavuga nti kama kawaida ntabwo tuvuga kuri showbiz gusa reka n'ingi tubivugeho. That's why we are here. Reka nsaba abantu bazamuke aho tuza kuganira bazamuke ubundi tuze kumenya uyu mugabo maze munatubwire nk'urubyiruko mbanda ndi muntu ki kubera iki aya magambo biraza kudufasha muraza kumva nuko mwayumvisha. Ejide niba byagukundira uze kuzamukana naguhaye mic ubundi umfashe kuyobora kino kiganiro The Future. Urumva uze kumfasha kuyobora kino kiganiro kuko ntabwo mfite uburyo natondeka amagambo gusa we wanna know why. Ese ni ngewe wumvishe nabi cyangwa nitwe twumvishe nabi? Ibyo yavuze ni imvugo ikwiye kubwirwa abato. I wanna know. Kabushimiye. Ese Ejide ni network mbi afite bimeze bite? Urakoze cyane Godfather. Ngira ngo ziriya mvugo za iriya mvugo ni imvugo idakanda ngira ngo wenda Ejide araza kuduha icyo abarundi biti donido araza kuduha muri rusange ngo ninde mbanda amuduhe kuva kera abantu bumve background ye bumve uburyo ukuntu aho kumora n'uwo mwanda abantu bareta bahumva noneho wenda umuntu yaza kugaruka noneho kuri aya magambo mabi. Buriya Ejide nazamuke kwanza ndabona manyari network mbi rero uramudamu akimara abadamu baratanga nabo harya umwami kazaratanga network yo mu Bwongereza yabaye kasamutwe aragenze zikuzigirwa na mango y'Ikigali. Aha niko biri ikibazo ikibazo eji use nkusoka muri akwenda mu gihe waruvuze mu gihe tugitegereje ko Ejide azongera ngo abenshi bumvisha amagambo y'uyu muntu kiriya kiganiro yakoreye kuri iriya YouTube channel. Ariko ikintu cya mbere dukwiye no kunenga umunyamakuru kuri iriya YouTube wakiriye buriya butumwa ntabwo cyari ikiganiro kiri live akumva uburozi yatabukije bukomeye ariko akaza kwemera ko bujya mu bantu. Uriya munyamakuru we ntakwiye kugarukaho gatoya Godfather. Ariko rero namwe muramvanga ubundi ni ryari umuntu aho umunyamakuru ariko umuntu azajya ava mu murima ave mu matungo yaragiraga hanyuma azahinduka umunyamakuru. Mujye mukoresha indi mvugo ntago umuntu wese wafunguye YouTube channel mayifrera ahinduka umunyamakuru. Ibyo nabyo ni ikibazo. What do you mean umunyamakuru? Ntabwo mutumaze turebe mbere no uriya mujye munasobanurira tumenye ni umunyamakuru cyangwa ni umuturage washinze YouTube channel. Rero ibyo bizajya bidufasha. Ntago ari umuturage washinze YouTube. Makuru hari nuko uriya atari umuturage washinze YouTube channel ahubwo ari umunyamakuru asanzwe ari umunyamakuru. Ngira ngo urabizi ko abanyamakuru iki gihe kubera kubona mwaye atari nyinshi bakura muri media mu itangazamakuru bagannye na YouTube kugira ngo barebe ko hari ikintu bakuramo kirenze icyo bakura muri media muri mainstream media. Niyo mpamvu usanga ari abanyamakuru bakora nka kuri ariko bakanatwika
ikintu cya etike za journalisme bakazijugunya kugira ngo batwike ariko bikaza kurangira aribo bahiye nk'uko uyu nka biriya bitambuka nabyo ni bibi. Ejide ndabona yaje. Eje ikomera cyane. Ejide wiriwe, so gerageza ufixing network yawe Ruti, nawe hari ukuntu network yawe imeze nabi cyane. Mwanya mvago dufata. Turakumva byakugendekeye gute ko network imeze nabi uyu munsi? Ubu si sawa se? Nibaza ko nta kibazo kiza kongera kuba thank. Okay, turakwakiriye wiriwe. Mwiriwe neza. Gira impagarike n'ubugingo. Asante sana. Ya mbere ko dutangira rero reka manze mbwira abantu bakomeje kumbaza nibyo reka manze sobanurira abakurikira Godfather na muri rusange nibyo hari space kwa twakoze yesterday ninjoro mu gicuku ku mwana w'umukobwa w'umukongomani Alexandra Rumbuya wari waburiwe irengero mu minsi tatishize mu mujyi wa Montreal muri Quebec mu nkengero za Montreal. Abantu isi yose yari yahagurutse, abakongomani barahaguruka, imbuga nkoranyambaga zirakoka. Amakuru agaragara none hano uko uwo mwana w'umukobwa tuvugana babonye umubiri we muri lake cyangwa mu kayaga kari impande y'uwo mujyi, basanzemo umubiri. Bivugwa ko umudamu mama we yamaze konfirminga ko ari umwana we, ariko ntabwo polisi irakonfirma ko ari we, ariko butuvugana umubiri bamaze kuvana mu mazi. Alexandra yitabye Imana, yishwe n'umwana uravuye Kinshasa ku myaka 21 aje kwiga muri Montreal, yoherejwe na mama we. So ngayo nguko buri bango ngo space zakorwa, ariko niyo makuru ahari uyu munsi. Ruhashya twagusuhuje, you are welcome. Asante sana Godfather nabikirije kandi n'abadukurikiye bose ndabaramukije cyane ya turi kumwe. All right, so nani the future wamaze ku fixa network yawe? Ndumva meze neza, nizere ko numvikana. Urumvikana aho ngaho nyakirira Ejide, hanyuma noneho uyu nayo buri kiganiro kuko nanjye ndashaka gutega amatwi. I have no comment kuri Mbanda, ntabwo nzi ngo ninde, simuzi uretse amagambo no dushaka twangana. So yes Ruti. Eje twifuje muri space kugira ngo tugaruke kuri Mbanda, nkabwira ngo ndiye abantu bamenye ngo ninde, bamenye ya myitwarire ye aho ikomoka, kuko hari abamubonye iki kiganiro yakoze, ariko umuntu asubije amaso inyuma akamenya, turebye mu mateka twamenya Mbanda ninde, imibanire ya Mbanda n'abantu b'interahamwe ari gushimagiza imezite. Mbanda ni muntu ki? Biraza gutuma tuza guhita bitworohera kwinjira muri izi mvugo ze mu buryo bworoshye, kuko turaba tumaze no kumumenya. Ndagira ngo uduhe back y'umuntu. Murakoze. Igipande kinini cy'ubuzima bwe yarakivugiye. Ni umugabo nyine wavukiye hariya mu Muhima hariya munsi ya prison, akurira mu mujyi wa Kigali, ariko mu by'ukuri umuntu wese wabaza Mbanda uwo ari we yakubwira ko azi Mbanda nk'umunyamahane. Nta kabari yaba yaranywereyemo ngo avemo date y'igipfunsi, nta kintu na kimwe cyaba cyaratumye ahura n'abantu mu buryo ubu n'ubu. Ngira ngo niyo ari kuvuga mu itangazamakuru n'ubu ngubu uzumve rwose haba habura gato ngo yatake umunyamakuru. Iyo ushatse kurenga ku byo ashaka kumvikanisha, uzumva ukuntu ahita kwataka kubwira ati pardon, ati je m'excuse, ati kugira ngo ibye byumvikane. No kuvuga ngo rero noneho iyo bitari imbere ya kamera mwakwibaza ikibikurikira. So abantu rero benshi barabizi cyane ko ari umugabo ugira amahane. Icyo nicyo cyagiye kimuranga. Hanyuma kuba yarakinnye umupira w'amaguru mu ikipe ya Kiyovu, kera abantu bakinaga umupira w'amaguru, icyo gihe habagaho amakipe yarakomeye, ariko mu gukomera kwayo yarakomeye nanone mu buryo bw'imbaraga.
babizi ikipe za Panthère Noire, ikipe za Kiyovu Sport, ikipe za Rayon Sport, habagaho izitwa za Eclair yari y'abakomando, habagaho izitwaga za Etincelle Mukungwa, amakipe nk'ayo ngayo. Ikintu rero cyatumaga habaho ikintu cy'imbaraga nuko habagaho nanone ababaga bayayoboye. Nta na rimwe ikipe zo mu Rwanda zayoborwaga n'abantu basanzwe, habagaho ikintu cy'imbaraga between abategetsi b'icyo gihe. Kiyovu Sport rero nk'uko yakinagamo akaza ndetse no kuyibera umutoza, iyo Kiyovu Sport wari umukuru wayo watumaga n'ibyo byose bishoboka yari Habimana Bonaventure. Habimana Bonaventure yari deuxième personnalité du pays. Iyo habanzaga Habyarimana, ubwo wa kabiri yabaga ari umukuru wa MRND. Muri icyo gihe rero yari Habimana Bonaventure. Izo za Panthère navugaga, wari wiyoboye Panthère yari Colonel Rwagafirita. So Rayon Sport yari Donati yitwaga Donati Rindire, ndagiye bagiwe nawe yari umuntu wo muri presidence. Byabaga bimeze bityo. So we rero nyine ubwo urumva akazamo rero nicyo ngicyo cyuko yagiraga amahana ariko afite n'ibigango, afite n'imbaraga, ariko kuko kanabikunda akunda kurwana. Mu bintu rero byagiye bigaragara aho agiriye muri politike, kuko ibyo byose nubwo yakinaga umupira w'amaguru ariko burya yari afite amashuri, yari yaraciye muri peni nk'uko yabyivugiye, yaje kuba umwarimu, hanyuma nyine yaza kuba umuntu w'umunyamujyi cyane kuko yarasobanukiwe kuvukira mu Muhima, mu mujyi wa Kigali. Abantu bari bajejutse icyo gihe, nyine basaga naho bari bake mu byerekeranye na business, abyinjiramo kare. Hanyuma probably n'abantu baramukoresha hari, akaba ari nayo mpamvu nyine hariho ibyo bintu by'uko asa n'ubagororera kubatagatifuza. Ariko ababizi rero ukuntu yaba yaragiye muri politike aciye muri PSD, ahangaha naho abantu bajya babimenya, nk'uko n'ubundi avuga n'ubundi n'icyo gihe yabaga avuga atyo, kuko iteka basangaga avuga ko adakunze cyane amashyaka ya politike. Yarari mu Rwanda cyane uburyo akora, kuko iteka wumvaga avuga ngo ni hahandi n'ubundi ari mu kwaha kwa FPR. Ibyo ni ibintu yatangiye kuvuga kare. Hariho ukuntu yaje kuba umudepite mu nteko ishinga amategeko. Uretse ariko Ruhashya singuciye mu ijambo, ibyo ni mbere y'intambara cyangwa ni nyuma y'intambara? Na mbere y'intambara ntabwo ari umuntu wumvaga ko ari umuntu ukunze cyane umuryango wa RPF, kuko ntabwo waba warigeze ukunda umuryango muri kirya gihe. Ubu noneho ubona ibyo uri gukora, ubona aho ukuye abanyarwanda, ubona aho ujyana abanyarwanda, ubona ibikozwe mu Rwanda, ubu uvuga ibi ngibi ntabwo byaba bishoboka. Nyuma yaho rero yaje amaze kuba umudepite, abantu barabizi, yararwanye mu nteko ishinga amategeko, ni nako yavuyemo, ndetse anavamo ahura n'ibigize icyaha, abanza aranabihanirwa. Ariko hagati aha afite na za kritike yagiye akora, yakoze ibintu navugaga. Hari n'ibindi yavuze nanone muri 2005 nanone avuga aya mashyaka atari yijanditse muri jenoside yakorewe Abatutsi, avuga ati yego nubwo turi hamwe na FPR ariko nanone ntabwo turi amashyaka ubona ko dufite ubwisanzure. Ashaka kuvuga ko FPR isa naho ibashyiraho ikintu cy'imbaraga. Ibi ni ibintu yavuze muri 2005 we ku giti cye, abantu bazabikurikira bazabyumva, ni inyandiko yanditse dahere. Afite za critique yakoze kuri secrétaire général w'umuryango igihe yari akiri muri Gande. Ibi ni ibintu abantu bashobora gushakisha bakabona. Afite critique yakoze kuri Dr Colonel Karemera
ibi ni ibintu bashobora gushaka bakabona. Ibi bintu byose rero uko bigenda bikaba bihari, bikaba ari ibintu byagiye bivugwa. Ubwo urumva ni mu gipande kimwe, aho ni mu gipande cya politike. Uyu yigeze kuyobora ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru, yigeze kuyobora ishyirahamwe nibaza ko ryitwaga Trakwari cyangwa Trako, ishyirahamwe abatwari abantu mu mabisi. Icyo ngiye ndibuka na ofisi ye ahantu yari hariya mu mujyi. Nta na rimwe aba bantu bazakubwira ko batigeze bahura n'ikibazo, ibyo yagiye ayobora hose batigeze bahura n'ikibazo cy'uko uyu muntu yabaga rwose ari umuntu w'umunyamahane. Bimwe rwose akugwa gusekura rwose. N'ibintu yakubwiraga, n'ibintu kwereka ikintu cy'imbaraga n'iki. So ageze atya nyine aragiye, amaze ngira ngo wenda yagiye nko muri 2007 ahari afunguwe. None rero agarutse mu kintu cyo gusa niho kwishyira kuri spotlight, kuko umuntu nkawe mu by'ukuri mumbwire ukuntu waza umaze igihe kinini cyane kingana gutyo utari mu gihugu, nta parti politiki igiye kukwamamaza, yewe nta n'ikiza abantu bazi wakoreye abanyarwanda, ntabwo uri umuntu wabanye n'abanyarwanda neza, kuko urumva igihari ni izo ntambara, ni ibyo wanditse, ariko uje kwiyamamaza ku mwanya wa perezida wa repubulika. Mu by'ukuri yagira ngo yishe ni spotlight, ujye hariya abantu base n'abavuga bati habaye iki. Hanyuma kuko nyine yagombaga kuza agashomoza kuriya akavuga biriya yavuze, abantu ngo dufata wavuga guti umugabo uvuga neza. Abantu benshi niko bibaza, ariko buriya umuntu acukumbuye neza agiye inyuma, koko yavugaga neza? Ahubwo ni uburyo yahisemo bwo kugira, kuko niho wavuga biriya ngo noneho uyu munsi mu gihe ubusashize igihe kingana iki, ubu noneho uvuga ibi ngibi. Ahubwo abantu basubira inyuma bavugiye bati ese biriya yavugaga byari ibiki, ubu noneho banarize. Biriya rero byari kugira ngo yinjire mu kibuga, abantu bongere bamwibuke. Ubu rero ikibaye kongera kugaruka akora interview nk'iriya, ubu rero noneho nyine ni uje wa nyawe, nta gitangaje gihari, ntabwo ahindutse, ni wa wundi. Ahubwo ubu ngubu arasohotse abantu bamubone, ahubwo noneho yigaragaza, abwira abantu wari anabiyereke. Noneho umuntu akavuga ati umuntu nkawe naho yari ari mu 1994 ku myaka yari afite, ku bunararibonye nk'umuntu mukuru wari uzi u Rwanda, wari uzi Kigali, wari uzi neza bari abantu yatagatifuje, akaba uyu munsi arimo bavuga kuriya, azi neza ibyo bintu byabaye, yarabibonye. Ushobora kwibaza ngo nukubera iki? Ushobora kwibaza ngo kuki ari bavuze? Wavuga Matayo wagiye kuri stade, kuko ntabwo ari ikintu umuntu avuga ngo wenda ni ibintu byanditse, ni ibintu yavuze, isi yose irabifata. Uwo muntu umuntu wakatiwe burundu, isi yose ibizi. Kuki uyu munsi watinyuka kuvuga ibyo uvuga? Kuki uyu munsi yatinyuka kuvuga ibyo avuga? Ukavuga ko uwo muntu ari intungane, ukavuga ko uwo muntu ari yakoresheje ijambo rikomeye cyane mu Kinyarwanda ngo nimfura. Bishoboka bite? Ashaka kugera kuki? Umuntu wavuze ku mugaragaro ko azahamagara abayobozi ba MRND mu makomine yose, kandi ko azaboherereza ubutumwa adashatse kuvugira hariya, ni iki se yagombaga kuboherereza? Ni pamba se? Ni ibiryo? Ni iki?
yagombaga kuboherereza intwaro, nicyo kintu atavugiye hariya, ni intwaro yagombaga kubohereza zo kumara abatutsi. Arabiyobewe se, arabizi uwo muntu amugize intwari. None se ubu ngubu kuvuga Colonel Renzaho Tarsisi wari prefe w'umujyi icyo gihe, abatutsi bapfuye kuri Sainte Famille, ntabwo yarahagararanye na Padiri Wenceslas Munyeshyaka, bahagaze hejuru aho abapadiri bararaga, noneho abandi kuko bari babakozeho uruziga mu gipangu hagati, babanje kuvuza amafirimbi. Ifirimbi ni nawe wayivugije, avuze ifirimbi barahuranya, babanje kubakura muri kiliziya babazana hasi ahantu hari compound ntoya, babarundamo kugira ngo batabacika. Ubu se ayobewe ko Colonel Renzaho Tarsisi yarara aho ngaho. Renzaho ni nawe wasifuye, Renzaho firimbi yo guhagarika yo kurekeraho kwica abantu, abyita ngo ni mu Gifaransa, yarabivuze iryo jambo. Ibyo byose arabizi. Ubu se arabatagatifuza kubera iki? Ikintu rero kiri kugaragara ni iki? Ikintu kiri kugaragara, urabona iyo umuntu n'ibinyamakuru niko biri kuvuga, byaba ntago bikiri Mbandaja, byabaye Mbandaja wari mu bahatanira umwanya wa perezida wa Repubulika. Buriya iyo wafashe kiriya kintu, kabone niyo waba utujuje ibyangombwa biza gutuma nyine wiyamamaza, ariko iyo etiketi ihita ikurikira izina ryawe, wagiye mu rutonde rw'abiyamamaza kuba perezida wa Repubulika. Ni ukuvuga ngo ikintu cyose ubu ngubu cyaba, nubwo azi neza ko ibyo ari gukora bigize icyaha, kuko kugeza ubu niba upfobeje jenoside yakorewe abatutsi, kuko biri mu itegeko ubu ngubu kandi yarabikoze, umunyamakuru akasa naho amukebura kugira ngo iryo kosa ritaza gukomeza kumvikana, we akamusaba imbabazi ati please rwose mbabarira. Yaravuze ati wintamike ibyo ntavuze, kubera ko yaravuze ati jenoside yakorewe abatutsi. Agera naho avuga ati ibyo ngibyo ntabwo ngewe nzi n'ibyo ari byo. Ku isi yose ubu ngubu mu Bufaransa bitwa ba Sharonana barimo barakurikiranwa kubera ko bapfobeje jenoside yakorewe abatutsi icyo gihe, mu bitabo bandika no mu bindi bavuga. Umuryango w'abibumbye wavuze ko ariko yitwa izina ryayo ari jenoside yakorewe abatutsi. We rero kera bikitwa gutyo mu gihugu cy'u Rwanda, nawe ubwe yari we, ndetse hirya no hino mu muryango we azi ibyahabaye. Ariko uyu munsi niwe uri kuvuga ariya magambo. Bivuze iki rero? Bivuze ko bigize icyaha. Icyo nashaka kuvuga ni iki? Nuko mu gihe haba habayeho gukurikiranwa bitewe nuko iryo kosa ryarumvikanye, ryarakozwe, yagakwiye kubibazwa, ariko ka kantu ko kuvuga ngo Mbandaja wari mu bahatanira umwanya wa perezida wa Repubulika, peu importe yaba yaremewe yaba ataremewe bitewe nuko atujuje ibyangombwa, ariko ako kantu kazaguma gaherekeza iryo zina. None akavuga ati rero somehow nzaba ndi protege. Iyo urebye usanga ari uko nguko bimeze, kuko nta kindi kintu cyaba cyumvikana. Hakaba rero hariho gahunda yaje afite abantu batazi, abanje gusasira kuriya, kuko niba uyu munsi turi kumuvugaho uyu munsi, hakaba hariho abantu barenze bamaze kuba benshi babivuzeho, yaba kuri YouTube baba abanditse, ndetse mu kanya nsomye ko afite mission yo kuza kwishyuriza imitungo y'intera hamwe ziri mu mahanga. Kandi abantu baravuga bati twe dufite information rwose zidakuka. Ibyo ntago ari njye bivuze, ni ibyo nasomye. So bivuga ngo rero hariho byinshi bigiye gwerekeza Mbandaja
muri iyi gahunda hakaba bavuga bati yagombaga kuza, ibyo bikaba urwitwazo rwo kuvuga ngo aje kwiyamamaza, ariko ari kugira ngo agire uruvugiro runaka, hanyuma agire protection iyi niyi, hanyuma akora ibyo ashaka. Igihe rero ni iki? Nuko ibyo azakora byose muri ubwo buryo bwa gutyo, umuntu we yamenyekanye, ariko bitari kuvuga ngo yamenyekanye abo tumubwira n'abatamuzi, ariko abandi twe nta gitangaza na kimwe nta gishya tubonye, nta gishya twumvishe, kuko n'uwo nyine bazaheraho yigishije, bazaheraho yakoze, bazahereho abo yabanye nabo, aho yatuye. Uwo muntu n'uwo, yaba mu mvugo, yaba mu ngiro, yaba mu mahane, yaba ni umuntu mbese begoye kugira ngo mu bantu batatu habonekemo n'umwe uza kuvuga neza uyu mugabo. Ubu rero noneho icyari gisigaye cyari iki? Cyari uko atinyuka kuvuga aba bantu isi yose izi, atinyuka kuvuga abantu bahekuye u Rwanda, atinyuka kuvuga abantu bakatiwe kubera jenoside yakorewe Abatutsi, bazi neza ibintu byose byabaye, bazi amateka y'u Rwanda, atinyuke ajye hariya ku mugaragaro avuge ko abo bantu mu ijambo ry'ikinyarwanda rikomeye avuga ko aba bantu ari imfura. Ndumva wenda naza kugaruka, ndumva ari ikintu namuvugaho ngewe yambinyuzemo ryo. Urakoze cyane kuducira ku mayange Mbanda uwo ari we, ndetse ukanagaragaza ko imvugo ze zidakwiye kugira uwo zitungura kera kugeza n'amagingo aya ngaya, dore ko n'abantu yigishije. Nge hari umuntu ngo yigishije wansekeje akantu gasekeje, kukuntu bamufataga nk'umuntu w'umwarimu w'umwirasi cyane, kuko ngo yari umwe mu bantu ngo b'abarimu ariko ngo bari bakize.